kumwe nanone n'umutumirwa wacu wa company Cobs Limited, akaba ariyo company ya mbere yo yasohoye ikinyobwa gishyashya mu mwaka tugiye kujyamo, kandi kimwe cyo kubona abawenzi mwaramutse neza. Tugiye kurebera hamwe rero bitewe na comment nagiye nakira ubushize tuganira kuri ya tangawizi icyo bita ginger kimwe watubwiyeho, abantu baragikunze cyane. Rero wambwiye muri byane twaganira rusange wambwiye ko habamo na lemon, kandi urabona ko byanditse. Rero ndagira ngo abateye comment bambwiye ko ugomba kubasobanura kuri lemon aho gatoya. Murakoze. Lemon ubusanzwe lemon mu Kinyarwanda ni indimu. Indimu nacyo ni igihingwa cyiza usanga mu Rwanda bahinga cyane cyane ingo hafi ya zose, zaba izo mu cyaro zaba n'izi Kigali mu mujyi, usanga indimu cyangwa lemon bazihinga. Akenshi nge rero menya lemon najyaga mbona ababyeyi bacu bazikamurira mu cyayi bakanywa, abandi ugasanga bazikamurira mu mazi, ariko wababaza impamvu bazikamuramo bakavuga yuko hari indwara baba barwaye. Ubwo byatumye rero ntekereza muri kwa gukora umwimerere lemon drink ko nashyiramo n'indimu, ku buryo abantu banywa icyo kinyobwa byabafasha noneho gukemura ibibazo barwanyaga batabanje kujya gukamurira mu cyayi cyangwa se mu mazi. Rero umwimerere lemon drink nkuko nababwiye, ndabisubiramo, ni urwunge cyangwa n'uruvange rwa ginger ariyo tangawizi, lemon ariyo indimu, rosemary ariyo micyayicyayi n'ibindi byose. Rero uyu munsi nkuko wabisabye ndagira ngo mbavuge kuri lemon. Lemon ariyo indimu, ndizera yuko mu Rwanda hose barayizi, bazi indimu. Rero iyo unywa iki kinyobwa akenshi burya ukinywa ushaka gushira inyota, ariko hakaba hari n'ubundi buryo kivuramo indwara by'umwimerere, cyane cyane nk'abantu bakuze. Iyo abantu burya bagenda bakura, hari amasereri agenda apfa. Rero iyo unyweye indimu afasha amasereri yapfuye gusohoka. Hari abanywa indimu kugira ngo barwanye umubyibuho ukabije, abadamu n'abagabo bageze mu myaka mikuru ugasanga barabyibushye, bafite ibinure byinshi. Rero indimu ifasha mu kugabanya ibyo binure bidafite akamaro mu mubiri. Rero wifashisha iki kinyobwa umwimerere lemon drink, ushobora kugabanya uwo mubyibuho cyangwa ibyo binure utagiye ukamura indimu mu cyayi cyangwa mu mazi, ukinywera iki kinyobwa ugabanya intuza ruho n'icyarya, ugabanya inyota, nyamara inyota ikagufasha no gukemura bya bibazo wifitiye mu mubiri. Rero uvuze ijambo ariko ntabwo abantu benshi bakunda kuryumva cyane. Uvuze ikintu cyitwa amaserire. Amaserire nayo wabayugama ikigwa kwakora abantu benshi baba bakeneye kumenya. Amaserire navuga ko ari nk'uturemangingo, n'uturemangingo tugize umubiri. Rero hari utugenda dupfa dusimbuzwa utundi. Rero twapfuye twava mu mubiri gute? Iyo ufashije iki kinyobwa, utwo turemangingo tutagifite imbaraga cyangwa twapfuye turasohoka. Nicyo nashatse kuvuga. Okay, nta kibazo. Rero mukamubona icyo lemon imaze muri drink nshyashya yasohotse. Rero ikindi kintu mwana abashishikariza ni ukureba ino drink ko ikubiyemo uburyo wavura indwara nyinshi cyane bitewe n'ibishyashya batuzaniye lemon drink, kandi urumva ko ifite byiza gusa. Rero naho ubutaha mu kiganiro kindi cy'ubutaha. Ciao ciao. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Maisha mabuja wabimubwiye se? Banza ukazunguze. Aha, umwimerere fermented lemon drink ni ikinyobwa cya Cobs Limited Beverage Products. Banza usomeho. Umwimerere fermented lemon drink ikozwe mu bimera birimo honey, ginger, tea leaves, water and sugar,
citric acid, sodium benzoate, lemon and rosemary. Byose bifite akamaro gatandukanye mu kongerera imbaraga nshya abagabo n'abagore mu gihe bahuje urugwiro. Umwimerere fermented lemon drink ufasha amaraso gutembera neza mu ngingo zose z'umubiri, umara stress, rubagimpande ndetse n'ibicurane. Umwimerere lemon drink ukorwa na ba Cobs Co Limited, kampani iherereye i Kigali muri quartier Mateus, hepfo y'umusigiti wo mu mujyi rwagati. Ushaka kurangura umwimerere fermented lemon drink wawusanga ku ruganda cyangwa mu maduka yose yo mu mujyi wa Kigali. Bitise ukaba wahamagara kuri nimero 0789 684 850. Kunywa umwimerere fermented lemon drink no kwiteganyiriza.